gusa nuko umuntu asigaye yashyizemo tentire ya danje. Uratangaje byihorere beba hari uzi umufana uri hanze wa Kiyovu no wa Rayon Sport, ariko Kiyovu nta bafana benshi ifite yamaze Kiyovu iraka ntabwo ushaka kubyumva kabaye none agiye kukibanzamo noneho uyu mugabo iyi match yiteguye n'umufana atari sana ubona ko match ya saa 12 izajya yitabirwa cyane sambiga utaraga n'isabusisho n'ikanda aho tunakibanira kakaba Kiyovu Sport ni Kiyovu Sport anariko mugera mukanda subscribe ako karenki na pini nzawe Imana mabora kari tayari uza kubana mu gice cya kabiri Kiyovu wagiye muherekeve tanga pass Orishari baturebe yagwa Sharma Roman imbere zamu ukura ku mutwe baturebe c'est propre yagatatsawe dagwahad baturebe dagwahad shot yanze mbega haji w'umugome, mbega haji ushaka guhuhura ikipe ya Kiyovu Sport. Nzayirwanda jehada mubari mbava mubari bifu byose
arangije umupira uca ku ruhande umupira unyuze ku bwanwa bw'ikosa ariko ubu tuvugana Nzahirwanda Djihad uyu mupira umusiza mu mvune ari nako kandi Robertinho ahita ahamagara bamwe mu bakinnyi be ndetse na Wade ababwira ati ibintu murimo gukora ni ibiki ati dushaka ibitega ahangaha bati rwose dushaka kwereka bamwe mu bahoze bayobora Rayon Sports yuko ibyo twabasezeranyije ku munsi w'ejo byose turi bubishyire mu bikorwa. Nzahirwanda Djihad ubona yuko yahagurutse abaganga rwose bamaze kumukoraho rikaka umupira nuwo guterwa na Nzahirwanda Djihad umuzamu w'ikipe wa Kiyovu Sport yawuteye. Reka turebe imbere zo, reka turebe barawugarura Erenga Ikanga ku mutwe Muyirekeve kapiteni umupira bawukira muri birahendutse. Robertinho ababwira ati mwegere imbere musabe imipira. Reka turebe ninde ni Majaliwa Bujumbura BJ Nsabimana Aimable aragucenga rimwe rwose. Reka turebe ati mwamukoreye ikosa bati mwamukoreye ikosa. Reka turebe Richard arambura pase kwande kwa Haji. Reka turebe aragucenga bega karobe kabiwe. Reka turebe ninde ni Majaliwa kwande kwa Muyirekeve aragucenga baragundagurana mu kibuga hagati ariko bati wamukoreye ikosa. Reka turebe kwande mupira bawaye Bugingo Akimata ariko mupira we wakoze ikosa wakunaniye. Reka turebe kipe ya Kiyovu Sport barawurengura Bugingo Hakim atanga mu kibuga hagati Majaliwa. Reka turebe atanga kwa Richard kwande kwa Nsabimana Aimable atanga kwande kwa Serimogo ari Omar. Reka turebe arashakisha cenga imbere zo mu kibuga hagati Reka turebe Erenga Ikanga ara umupasa Bugingo Hakim atariko umupira wakuye mu kibuga hanze y'ikibuga. Hato umupira wakuye hanze y'ikibuga. Kiyovu Sport irawurengura Erenga Ikanga baramucenga. Reka turebe Kiyovu Sport iremanukira mu kibuga hagati. Reka turebe uwo nende bate ni kofra kipe ya Kiyovu Sport mu kibuga hagati. Ni kofra ikipe ya Kiyovu Sport mu kibuga hagati. Reka turebe barawupasanya aracenga asubiza Nzahirwanda Djihad umupira ugaruka ku mutwe wa Nsabimana Aimable ariko reka turebe Serumugo ari Omar arawusubiza kwa Kadime Ndiaye kwa Nsabimana Aimable arambura pasi ariko Kiyovu Sport irawurekipera. Reka turebe mu kibuga hagati aragucenga yitonze. Ubona yuko iyi derby abafana bitabiriye ku rwego rukomeye cyane. Hahandi hose hakubise huzuye. Reka turebe Richard kwande kwa Erenga Ikanga wagarutse mu kibuga hagati atanga umupira kwande kwa Richard n'ubundi kwa Serumugo ari kwande kwa Nsabimana Aimable kwa Bugingo Hakim yambuka umurongo ugabanya mu kibuga kabiri awutanga kwande kwa Majaliwa agakoraho rimwe kwa Richard kwa Serumugo baragatambaza urwone rumwe kwa Haji. Reka turebe Erenga Ikanga ariko umupira ananirwa kuwukontorora
umupira ananirwa kuwukontorora, ubona ko yari ari mu buryo bwe bwiza Erenga Ekanga. Erenga Ekanga rwose yari ari mu buryo bwiza ariko ananirwa gukontorora umupira. Reka turebe umusifuzi arimo arahamagara abaganga ati ba Kiyovu muze mutabare. Umukinnyi wa Kiyovu ubona ko aryamye mu kibuga hagati. Robertinho nta kwicara, Wade nta kwicara, abatoza bose barimo guhereza amawayiza abakinnyi babo, amawayiza bababwira ati Robertinho abwira Erenga Ekanga, uyu mukongomani amubwira ati korera abareyo nk'ibyo Eritien Nzinga Ruvumbu yakoraga. Abafana rwose urabona ko bakubise buzuye. Abakinnyi niwo mwanya wo kwikoresha akanama, niwo mwanya wo kwikoresha akanama bavuga ati aya manota 3 Kiyovu tugomba kuyararana. Rayon Sport ati natwe dushaka guca agasuzuguro, biraherera he ninde uri butware amanota 3? Reka turebe umupira kwanza w'u Rwanda Jihad arekura santere ariko umupira ugaruka muri defense ya Rayon Sport. Reka turebe ko Bugingo Hakim Majaliwa usobeza kwa Nsabimana Aimable kwande kwa Kadime Ndiaye kwa Serumogo Ali aragacomaza. Reka turebe agatanga kwande kwa Majaliwa ati umusifuzi ati abaganga nibaze. Ndabona rwose abaganga bajyanye burankari ati byanze uyu munsi, bati byanze uyu munsi uyu mukinnyi agiye kuva mu kibuga. ubona ko kuri benshi ya Kiyovu Sport bari bafite ibisubizo n'ubundi bagiye guhita bamusimbuza mu buryo bworoshye. Mbona hari abakinnyi babiri bari kwishyushya, barimo kwishyushya rwose. Ari nako Nsabimana Aimable anywa ku mazi avuga ati ndaje ntanga isomo rya ruhago hano, Umukinnyi akaba asohotse mu kibuga rwose ari kuri burankare. Tumwifurize kugaruka vuba. Kick recovery. Umupira urakomeza kwa Majaliwa agatanga kwa kapiteni Muhire Keve arimanukira haje akamukoreraho rimwe ati ni koroneri y'ikipe ya Rayon Sport, ikona ikipe ya Rayon Sport, kona y'ikipe ya Rayon Sport. Katurebe imbere zamu bayiteye ariko umupira urarenga, habura umukinnyi n'umwe wawukoraho. Kiyovu igiye gusimbuza. Katurebe imbere za Muhire Keve kwa Majaliwa kwande kwa Richard kwa kapiteni arambura pase kwa Haji ariko umupira uramurengana.